Muraho neza, njyewe nitwa Frank Masabo, nkaba ngiye kubigisha software mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Uru ni urugendo dutangiye rwo kwigisha software development, bikazabafasha abanyarwanda cyangwa abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kwisanga ku isoko ry'ikoranabuhanga, yaba mu kwandika kode, mu kubaka imbuga nkoranyambaga cyangwa se kubaka mobile application. Ibyo ngibyo tuzabigeraho nyuma y'uko tuzaba tumaze gusobanukirwa neza uko programming languages cyangwa se indimi zikoreshwa mu kwandika software tuzaba tumaze kuzimenya, zikora gute, zigenda gute. Ibyo byose bizagufasha. Usibye ibyo ngibyo, kuri runo rubuga tuzarushaho no gukomeza kwigira hamwe ibigendanye n'ikoranabuhanga muri rusange. Ibyo harimo nka video editing cyangwa se gutunganya amavideo, ibigendanye na cyber security, ari byo ubwirinzi bwa mudasobwa ndetse n'ibindi. Ibyo byose uko uzagenda uhitamo icyo ukurikira, ni nako bizagufasha gutambuka ku isoko ry'umurimo cyangwa kubona akazi kagiye gatandukanye. Kuri ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje, ushobora gukora akazi kawe wibereye mu gihugu cyawe, yaba i Kigali, yaba i Bujumbura, yaba muri Congo cyangwa ahandi waba uri hose ukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda, ukabasha kuba wakorera amafaranga. Ushobora gukorera company online, ibyo bita hybrid. Ushobora no kugurisha ibihangano byawe bya software waba wubatse, harimo nka mobile application, ukaba wazigurisha ku mbuga zigiye zitandukanye, cyangwa se nawe ugacuruza ubumenyi bwawe ku mbuga nka Fiverr, kuko waba ufite icyo werekana ushoboye gukora. Kuri ubu ngubu rero tugiye gutangirana na HTML, CSS ndetse tukurikizeho JavaScript. Si izo gusa, ahubwo tuzajya kuri Java, tugere kuri C++, C# ndetse na Python n'andi frameworks yazo nka Django, Flask. Yose tuzajya tugenda tuyanyuramo gahoro gahoro uko tuzaba tugiye tugera kuri urwo rurimi. Ikindi nababwira ni uko izi ndimi zigiye zitandukanye, ariko ushobora gufatamo izo ushaka bitewe n'icyo ukeneye kumenya. Urugero, niba ushaka kwiga front end ni ibigendanye n'ibyo tubona kuri screen ya computer yawe cyangwa telefone yawe, biriya ukabona amabara, ukabona uko structure ya website yubatse, iyo ni front end. Ibyo ngibyo kubigeraho ni HTML, CSS na JavaScript, cyangwa se n'andi framework nka React. So ushobora kugenda muri iyo nzira ari byo ukurikiye, cyangwa se ukagenda mu nzira yo kubaka ibyitwa back end, no kuvuga ngo ni ibigendanye na server side, ibigendanye no gukora mu maseva, ama database. Ibyo ngizo niho tuzigamo za Java, tukigamo Python, tukigamo C# cyangwa C++. Izo zose zigiye zitandukanye bitewe n'uko zikora ibigiye bitandukanye. Buri rurimi rugiye ruri specifically designed guperforminga ku rwego rwo hejuru ku kigero runaka. Nk'urugero, C++, C cyangwa se C# ndetse na Java, izo ni imbuga zikoreshwa cyane mu games, muri code zo kwandika games, muri code zo gukora no mu web applications. Nk'urugero, iyo tugiye gukora application running kuri Android, ni Java dukoresha cyane cyane, cyangwa se izindi zabugenewe. Noneho nituvaho wenda nko mu bigendanye no guprograma drone, intwaro, ibindi byihuta cyane, ni C++. Aho ngaho irakora cyane. Noneho iyo tugeze kuri Python ikora kuri byose, especially kuri ibintu bigendanye na machine learning, ibintu bigendanye na artificial intelligence. Ibyo byose Python irihuta nayo kurusha izindi. Ibyo byose tuzagenda tubirebera hamwe, ariko the foundation y'ibyo byose no gutangirira hasi, tugatangirira kuri HTML, CSS, JavaScript,
noneho tukajya tugenda tuzamuka kugeza igihe noneho twubakiye imbuga zigiye zitandukanye, ama-application agiye atandukanye, bityo ukametiriza kuva hasi kugera hejuru, kugira ngo igihe uzaba ugeze ku isoko ry'umurimo uri gukora interviews hatazagira ikigusoba. So reka dutangirire kuri HTML. Nk'uko twatangiye tubivuga, tugiye gutangirira kuri HTML na CSS. Noneho reka kuri inshuro ngiye gukoresha VS Code, wakoresha indi ushaka, yaba Notepad, Sublime Text Editor, izo zose wazikoresha, ariko kuri inshuro hano ngiye gukoresha VS Code. VS Code ni ya Microsoft, idufasha kwihutisha kwandika code, kandi ikindi ikwereka aho ukoze ikosa kugira ngo urikosore mbere yuko ukomeza. So kugira ngo turebere hamwe ibyo turi kwandika na resulta biri gutanga, turajya hano muri extension twandikemo live. Nukandikamo live, harazamo live saver cyangwa live preview. Iyi live saver ishyira ibyo uri gukora, ikagiye ibya-updatinga hano muri browser yawe ku buryo uhita ubibona, cyangwa se iyi live preview ya Microsoft ikabikwereka hano kuri iyi VS Code. Kuri inshuro ngiye gukoresha live preview ya Microsoft, nk'uko uri kubibona nayiinstalle, nawe urahita uyinstalla noneho kugira ngo tugendane. So igikurikiyeho ahangaha ngiye gukora hano hepfo, nk'uko uri kubibona, nzamure gato, ninzamura hano harahita hazaho terminal. Iyi terminal rero ikivuze ni iki? Iyi terminal ni ukuvuga ngo ibiri gukorana na computer nk'inyuma direct. Ni ukuvuga ngo ni nk'uko waza hano hejuru ukandikamo terminal, urabona naho ihitiza. So ibiri gukorana na system za computer yawe, ibyo wanditsemo hari ukuntu system ibiri kugenda ibishyira hamwe. So kuri iyi nshuro urabona iyi folder HTML CSS yafungutse, ni folder nakoreye kuri home screen yanjye, ndangije nyifunguramo hano. So rero nawe niba wamaze kuyishyiramo, uradownloadinga iyi VS Code, nurangiza kuyidownloadinga iraza iri blank gutya, ukore folder hano, uyite izina ushaka, nurangiza uyifungure muri VS Code. Kuyifungura muri VS Code nta yindi, uraza hano kuri open, ugiye kuri plus, irahita kujyana hirya kuri screen, uhitemo, cyangwa se unayicreating direct there, uhita uyifungura, irahita iza hano. Ugize ikibazo unyandikire muri comment hasi, ndagufasha kureba impamvu code zawe zitari kuraninga nk'uko byakagombye kuba bimeze. Noneho ubwo turi hano, icyo tugiye gukora, iyi ni folder iri general, ariko noneho kuko iyi izaba ari HTML CSS, ahubwo noneho tugiye no gushyiraho tubivangure, tugiye gukora folder ya HTML gusa, noneho nyuma tuzakora n'indi ya CSS. Kugira ngo rero tubigereho ibyo ngibyo, tugiye gukora indi folder dushatse twayikora tunyuze hano, tukandikaho folder, tukayiha izina, cyangwa se tukanyura hano muri terminal, naho birashoboka. Iyo ushaka kunyura muri terminal, uri muri iyi ngiyi ushaka kongeramo indi, uhita uza hano ukandika mkdir. Ni ukuvuga ngo ibi bishatse kuvuga ngo make directory. Ni ukuvuga ngo wenda reka tuyite full HTML, reka nyite gutya. Noneho ninkora enter, nk'uko uri kubibona ihise ikora. Urabona iyi yari HTML CSS, ihise ikora indi folder mo imbere ya full HTML. Noneho nk'uko uri kubibona ahangaha, iyi ni iriya folder yindi dushyizemo. So noneho ubwo ngubwo hano tugiye gushyiramo aho tugiye kwandika code zacu za HTML. Ubundi kuri standard uyita index, kugira ngo iyo browser iyisomye kuva ni index, imenya ko ari page igiye gufungurira imbere. So reka noneho
kugira ngo ucreatinge index urabanza mbere na mbere ujye muri full html folder. Kugira ngo ujyemo nuko ukora iyo bita change directory cyangwa cd, noneho wandikemo iyi folder wakoze, nurangiza ukore enter. Ni ukuvuga ngo tugiye muri iyi folder. Noneho nitugera aha ngaha niho turakora touch, noneho dushyiremo iyi file dushaka noneho kwandikaho code zacu ariyo index, turita index.html. Nitumara kuyigira gutya, nitukora enter nk'uko uri kubibona, noneho tugiye muri file. Turi muri iyi ngiyi, ariko nuza aha ngaha muri iyi file uri buze gusangamo folder noneho file ducreatinze yitwa index.html ariyo y'iyi ngiyi. So ni kuriya wubaka, ugenda ushyiramo amafile, ariko tuko mushobora kuza hano ugakora double click ugashyiraho new file cyangwa se new folder uko ubishaka. Uje ukagera touch enter, hahita hazaho index.html nkije muri iyi folder ya html yacu tugiye kureberamo hano. So noneho igikurikiye ni iki? Reka turebere hamwe html. html ubundi niyo bita standard markup language ikoreshwa mu kwandika website. HTML ubundi bisobanura hypertext markup language. Ni ukuvuga ngo ni standard yo kumakinga app, yo creatinga website cyangwa se web page. Ni ukuvuga ngo idescribinga structure za web uko iraba ihagaze kuri browser. Ni ukuvuga ngo igizwe n'ibintu bigiye bitandukanye, ari byo bita ama element. So ni ukuvuga ngo izo elements nizo zibwira browser ibyo igomba kudisplaying. Noneho elements zigiye zirimo ubwoko bugiye butandukanye, harimo ama heading, harimo paragraph, hakabamo link, hakabamo images n'ibindi. So kugira ngo rero wandike, reka wenda tutangirire ku rugero rw'uko ushobora kwandika HTML. HTML iyo ugiye kuyandika, buri gihe utangirira ubwira browser icyo ugiye gukora ni igiki. Ni ukuvuga ngo utangira uyibwira ngo ni doc type ya HTML. Ibyo ngibyo nk'uko uri kubibona gutya, iyi ngiyi ni doc type ya HTML. So iyi doc type ni declaration ya HTML5 document, ariko ntago iri case sensitive. Ushatse wakoresha inyuguti nkuru cyangwa indende. Noneho iyo urangije, icyo ukurikizaho ni ukubwira browser yuko ugiye kwandika HTML gutya. Noneho warangiza ugafunga. Iyo ufunze ugomba, iyi ni open tag, ugomba no kuyiha closing tag. So iyo umaze kuyiha closing tag, ibindi byose nabyo bigenda bijyamo hariya imbere. Ni ukuvuga ngo iyo havuyeho HTML, hariya ukurikizaho head gutya. Urabona na head maze kuyishyiraho yahise iba closed. Iri kuba closed kubera iki? Kubera ko nashyizemo extension iyibwira ngo ujye nubona ari tag iri izwi ujye uhita uyinclosingira, kugira ngo nihutishe speeding time nihuta. Reka wenda dukurikizaho text. Ni ukuvuga ngo title, wenda ni ukuvuga ngo niba dushyizeho title gutya, hano niho hajyamo title y'icyo tugiye gukora. Wenda reka tuyite urubuga nkoranyambaga. Ni ukuvuga ngo niba ndwise kuriya, iyi ngiyi niyo iragiza ari title y'urubuga rwanjye. Uko uri kubibona, iyi title irimo imbere muri head. Noneho nitumanuka hano hepfo, tuvuye muri head harakurikiraho body. Ni ukuvuga ngo hano muri body niho hajyamo ibi, uyandikisha inyuguti ntoya gutya.
noneho hano niho hajyamo ibindi byose bisigaye. Ahangaho niho hajyamo ama H1 ni nko kuvuga iyo ukoresha uri kwandika title cyangwa titre y'ikintu. H itangira kuri H1 kugera kuri H6, kuri H ya gatandatu. Ni ukuvuga ngo uko ama titre agiye afite ibisobanuro, ikinini kumanuka, ikinini cyane kigira H1 kugenda umanuka, noneho hagakurikiraho paragraph, noneho ni yandika text ku buryo busanzwe. Reka dutangirire wenda kuri H1. Kuri H1 gutya, noneho wenda twandikemo iby'ibanze n'urugero. Twandikamo iby'ibanze gutya, nitujya kureba uburyo ki biri kugaragara ntabwo biraba bingana nk'ibiri muri paragraph. Reka tubashe noneho kugira ngo turebe iyi server, turebe niba ibiri kuzaho bimeze gute. Nk'uko uri kubibona iyi server, reka nyifungure reka iyi ngiyi nafunguye hano nyihakura, ahubwo nyifungure hano kuri screen kugira ngo noneho nawe ubashe kuba wabasha kuyibona hano imbere. Nk'uko uri kubibona iyi ije ari binini, ariko ninza ahangaha noneho nkandika H2, naho nkandikamo ibikurikira, nk'uko uri kubibona ntabwo ari binini nk'ibi. Ibi rero bizamanuka bigende, reka dushyireho kugeza kuri H6 maze urebe ukuntu birajya bigenda bigabanuka. Okay, H2, reka tugire H3, nk'uko uri kubibona izi ngizi zagiye mu by'ukuri zigabanuka ubunini bwazo. Ni gutya rero amatitre agenda yubakwa. Uramanuka ukaba washyiraho na H6 nayo nk'uko uri kubibona ibaye ntoya kurushaho. Nahangaha zigarukira title, nahangaha zigarukira, nta H7 ibaho. Noneho iyo urangije ushobora, reka turebere hamwe noneho paragraph. Noneho iyi ya paragraph ni igaragaza ibirimo. Noneho nk'urugero urayibona uko yanditse ahangaha bitandukanye n'ibi ngibi. Iyi ngibi ni paragraph, ni amagambo noneho asanzwe, ni gutya yo azajya aza ameze. Noneho igikurikiyeho nk'uko uri kubibona, dukore recap kuri ibyo twize. Iyi doc type igomba kuzaho, nibwira urubuga ko ari HTML igiye kuza. Iyi ni HTML, ibi ni ibigiye kuba biri mu mutwe. Hano muri head niho hajyamo ibyo bita metadata, ni ukuvuga ngo na za Google search engine iyo ziri kureba zireba hano muri head, ni ibiki biri muri head, ni ibiki bashyizemo, noneho igakurura nibyo iyo umuntu ari gusearchinga muri Google. Ahangaha niho ikura iby'ingenzi izamura hejuru. Noneho hakazaho body, muri body niho hajyamo ibisigaye byose, kubaka rwa rubuga. Noneho body ukayifunga ukarangiza ushyiramo HTML. Noneho hakurikiyeho ikireka, noneho ahakurikiyeho turebereho izindi elements z'ingenzi muri HTML nazo dushobora kwifashisha. Ubwo tuvuye kuri elements zikora muri HTML, reka turebe attribute nazo zikoreshwa muri HTML. Attribute icyo zimara ni ugutanga nk'izindi information zigiye zitandukanye, ni nk'izitangira, ni nk'izihererekanya data
ni ukuvuga wenda tuvuge uri gushaka kuva ahantu ku rubuga ujya ku rundi, aho ngaho ukoreshaho link cyangwa se gukurura image ikayikura muri folder ikayizana imbere, nabyo ni attributes. So reka noneho turebe attributes, wenda reka dutangirire kuri link rero ukuntu uyishyiraho, utangiza gusa kuriya, noneho warangiza ugakurikizaho akamenyetso inyuguti #ref kugira ngo ireferensinge ijya ahandi. Ni ukuvuga ngo hano kuri href rero noneho ushyiraho aho uri gushaka yuko iyi ngiyi ijya. Ni urugero, ushobora guhita ushyiraho wenda Google gutya. Ni ukuvuga ngo ushyizeho wenda Google gutya, ni ukuvuga ngo ukanzeho ikikora ni uko ihita ikujyana kuri Google hirya aho ugiye gushakisha. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero urongera ugafunga, noneho iyo umaze gufunga hano wenda uhita ushyiraho Google search, noneho ugafunga gutya. Noneho iyo umaze gufunga, hano nibagiyeho gufunga iyi kote. Noneho iyo umaze gufunga gutya, ni ukuvuga ngo urabona kuva ari link, hano hasi hajeho iki, yaje ari ubururu, yerekana icyaho n'akarongo, yerekana ati iyi ni link, iyi ngiyi irava ahangaha ijye ahandi. So ni ukuvuga ngo ukanze ahangaha, icyo wakora ni uko wahita ujya kuri Google search engine. Iyi ngiyi niyo link, ni gutya link yandikwa. Noneho ikindi wenda umuntu yavuga ni image. Image uyandika gutya, ukandikaho img. Image niyo bita self closing tag. Ni ukuvuga yo ntabwo ikenera gushyiraho closing tag nk'izi ngizi twashyize ahangaha. Noneho image rero iba ifite source. Iyi source ishobora kuba nayo nyine ari ku rundi rubuga cyangwa se ari muri folder zawe. Reka ahangaha dukoreshe image dushyize muri folder. Nkuko nabibabwiye, ushobora kuza hano ugakreatinga folder hano, cyangwa se ukaza ahangaha ukaba wakreatingamo folder. Reka nyicreatingire hano hejuru kuri iyi nshuro, noneho wenda nyite images. Nkuko uri kubibona, iriya folder irimo hano muri iyi folder yacu, irimo imbere, ni subfolder, nayise images. Noneho icyo ndakora, ndazana image, noneho nyishyiremo hano. Nimara kuyishyiramo hano kugira ngo nyireferensinge hano, ndahera kuri iyi folder nagize, nandike ngo image yacu iri muri images, noneho nshyireho akabago, ndaza ko tukita mu Kinyarwanda. Noneho nindangiza nandikeho izina rya ya image. Noneho reka nzane image yacu nyishyiremo. Nkuko uri kubibona ahangaha nshyizemo image. Ni ukuvuga ngo nshobora kuza hano muri image zanjye mfite hano, nkaba nayikurura nkaza nkayishyiraho mo hano. Ni ukuvuga ngo maze kuyishyira hehe, muri ya folder yitwa images. Ugomba kumakinga sure yuko irimo, noneho wafungura n'iyi folder ukaba wayibona image. Ni ukuvuga ngo iyi image yacu twayise Rwanda flag .png. Ni ukuvuga ngo ni naryo zina turaza kuri ya dushyireho aba ariyo hano tureferencing, tuyite Rwanda flag.png. Noneho igikurikiraho dukurikizaho inyuguti alt ikimara, ni ukwerekana alternative. Niba iyi browser itabashije gufungura iyi image, ni igiki kiraza, wenda twandike uti ibendera. Ni ukuvuga ngo umuntu wari uri kureba, nubwo yaba atazi ikintu kiri hariya, none arahita amenya ati ni ibendera, niryo ryari riri hariya. Noneho igikurikiyeho dushobora kuyiha width na height. Ni ukuvuga dushobora kuyiha umurambararo n'ubugari, umurambararo n'ubuhagarike. Noneho dushobora kuvuga ati width wenda ibe wenda 400,
noneho tukayiha n'ubuhagarike wenda bwa 200 cyangwa se ikindi. Reka wenda tuyihe height ya wenda ya 300. Ni ukuvuga ngo ukimara kubigira gutya, hano turagenda tuzishyira muri tag gutya. Noneho ukimara kuzigira gutya nta kindi biba bisabwa. Ahangaha turi kubona yuko ni iko turakoresha hano. Nta kindi biraba bisabwa, icyo urakora urahita uclosinga image yawe. Ni ukuvuga ngo urayibona yuko ya image ihise iba nini cyane. Urabona ihise iba nini. Uko tugenda tugabanya izi ngizi nakubwira ko ni mu mapixel. Uko ugabanyije hano ni nako igenda izamuka. Ushobora kuyigira 200 to maybe 200, urabona igenda igabanuka. So ni gutya image syntax yayo yandikwa. Ushyiraho source yaho iturutse, ishobora guturuka kuri Google, ishobora guturuka muri folder zawe, noneho ugashyiraho alternative, noneho ukaba wayiha with na health. So ahangaha ndibaza nabyo bisobanutse. Ikibanze ni ukwibuka standard, nuko ugomba kwibuka gushyiramo source na alternative mu gihe iyo itabashije kuboneka. So ikindi twareberaho wenda ni izo bita title attribute. Title attribute ni igihe ushobora gufata noneho paragraph ariko ukayishyiramo title attribute mo imbere. Ni urugero hano iyi ni paragraph, noneho wenda nkaba nashyiraho title wenda iziko, noneho wenda umutwe. Ni urugero. Ni ukuvuga ngo iyi attribute ninza ahangaha nkakora mouse over, iri buze kunyereka yuko umutwe. Urabona ngezeho iranyereka yuko umutwe. Ni ukuvuga ngo iyi ni type attribute. Iyi ngiyi uyikoresha uri gushaka nko gutanga information umuntu, ku buryo nakora nahovaringaho mouse ye iramwereka information runaka. Noneho tukomo ushobora no kubikora. Reka wenda tuyigire H1. Ni ukuvuga ngo ushobora kubikora either kuri paragraph cyangwa se kuri heading, noneho ugaba watanga information runaka ugiye uwerekana title. Wenda gutya. Ni ukuvuga ngo ahangaha nk'uko uri kubibona nje nkakora mouse over, baranyereka zino information kugira ngo kano muri kukabona. So izi ngizi nizo bita title attribute. Noneho wenda twakomeza uko tumaze kubona attribute na title attribute. Ikindi ni headings twazibonye, paragraphs twazibonye. Aho hakoreshwa ni hehe hakoreshwa heading, ni hehe hakoreshwa paragraph, body ni iki, HTML tags, ibyo byose twabibonye. Noneho wenda hakurikiraho kureba iyo bita inline style. Nk'uko twe tuvuze tugiye kurebera hamwe styling cyangwa style ni uburyo ki bwo gusiga nk'amarangi ku nzu wamaze kubaka, kugira ngo tuvuge ngo hariya wenda haraba umutuku, hariya haraba umuhondo, cyangwa hariya haraba icyatsi. Ibyo ngibyo kugira ngo tubigereho dushobora gukoresha inline CSS. Nk'uko muri kubyumva, inline ni CSS zandikiwe mo imbere kuri HTML cyangwa se CSS isanzwe. Noneho ahangaha ni urugero, turi gushaka kwandika wenda tuvuge tuti iyi paragraph
wenda dushaka yuko iba gutya na gutya, wenda iba umutuku. Ni ukuvuga ngo turatangira twandikamo style gutya, niturangiza twandikeho color gutya, noneho iryo bara dushaka gushyiramo hano niryo turashyiramo. Ni urugero, dushobora gushyiramo red. Nidushyiramo red nk'uko uri kubibona hano byahise bihinduka umutuku. Tukomo dushobora gushyiramo yellow, nabyo birashoboka, cyangwa blue. Noneho ahangaha iyi urabona ni inline CSS. Iyi ngiyi niyo ifite priorite kurusha indi CSS turagarukaho mu kanya. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira tag name ukaba wayiha nayo. Ni ukuvuga ngo ufata tag name, ni ukuvuga ngo iyo mvuze tag name ni ukuvuga ngo wenda iyi H1 cyangwa se iyi P, iyi paragraph, noneho ugakurikizaho style, noneho ugakurikizaho property na value yayo. Property ubwo ni ukuvuga ngo ndi kuvuga ni iyi ngiyi, iyi ni property, noneho iyi ni value yayo. Ni ukuvuga ngo muri makeya twavuga yuko ni style imeze gutya, twavuga yuko structure yayo imeze gutya. Ni ukuvuga ngo ni tag name ariyo iyi paragraph, tugakurikizaho style, tugakurikizaho iyi property ariyo color, noneho tukayiha na value ariyo y'ibara dushaka. Noneho dukomeje ahangaha turamanuka, dukomeze turebere hamwe, wenda dushaka gushyiraho n'urugero background color. Ni ukuvuga ngo n'ubundi turakoresha iyi style, noneho reka twongereho indi property na value. Iyo property tugiye gushyiraho ni background color, noneho reka tuyihe wenda iri bara. Nk'uko uri kubibona background y'ahangaha nayo irahindutse. Noneho wenda turakomereza hamwe, tugende turebere hamwe, wenda twakurikizaho styling, noneho tuyikuye ariyo iri official. Gustylinga gutya ubundi ntago biri muri standard, ntago bigaragaza software developer mwiza, kuko birushya abandi ba software developer kumenya aho bahindurira ibintu igihe habayeho ikintu cyo guhindura. Ahubwo icyo ukora, uraza ahangaha, turagaruka ahangaha muri ya main folder yacu, dushyiremo indi folder tuyite CSS gutya. Nitumara kuyita CSS, turaza dushyiremo indi file, noneho tuyite style.css gutya. Ni ukuvuga ngo nk'uko uri kubibona, iyi system iragita imenya ngo iriya ni ifite extension ya CSS nije gushyiraho amabara. Noneho ahangaha niho turatangira twandika ibyo dushaka gustylinga. Ni ukuvuga, ni urugero, reka wenda tuvuge tuti H1 tuyihe wenda color, wenda tuyite iyi ngiyi. Ariko nk'uko uri kubibona H1 yacu ni iyi ngiyi, ariko ntago yahindutse. Kubera iki? Ntago twari twafata iyi style.css ngo tuyirefaringe kuri iyi index kugira ngo igaragare. Nuko tugomba kuyibwira tuti hari izindi styling properties ziri muri style.css. Noneho ibyo ngibyo kugira ngo tubigereho, n'undi tugaruka hahandi muri head, niho tuyishyira. Kubera ko iyi system ikintu cya mbere ikora ni ukureadinga ibiri muri head. Noneho turatangira tuvuga tuti link, noneho twandikeho tuti referring ko ari style sheet. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bigiye kuza hano ni birajya biza bifasha gustylinga urubuga nyirizina, noneho tuyireferencing
kuyireferensinga n'ubundi turakoresha nka kwa kundi kwa mbere twakoresheje tureferensinga ya image. N'ubundi turaza tuvuge tuti iri mu yihe folder, iri muri folder yitwa CSS. None muri CSS hakurikiyeho iki? Hakurikiyeho style.css. ni ukuvuga ngo iyi folder turayireferentinze, ni ukuvuga ngo noneho irahita imenya ko hirya hari ibintu. Nk'uko uri kubibona system yahise igendayo ihita izana za style twanditse ahangaha yuko dushaka yuko H1 ihindura ibara igasa gutya. Ni ukuvuga ngo ya H1 yacu niyo yiyi ngiyi. Ni ukuvuga ngo tugize na H2 tukayiha ibyayo, nayo birajya bigenda bihinduka. Ni ukuvuga ngo nituza tuti H2 noneho tukaza tuti wenda nigende ibe wenda orange, urugero urabona H2 nayo irahita ihindura ibara. Nk'uko uri kubibona rero, izi ngizi ndi kuzandika nanditse reference ya H1 gutya na gutya na gutya, ariko izi ngizi ni ugustylinga property. Ariko se niba hariya ari H1 yagize ririya bara, nihagira n'ahandi hantu ngerageza kwandika H1 nayo irahita ifata ririya bara. Bishatse kuvuga ngo ntago ndakoresha gustylinga amabara nkoresheje properties, kuko ahantu hose ndajya nkoresha property iragihita igenda ifate ririya bara, ihita igenda yongera ifate ririya bara. Bishatse kuvuga ngo aho ngaho yaba ari amakosa. Nk'urugero urabona H1 hano ariyo yiyo hejuru yaje ifata rino bara, ariko na hano hepfo twanditse H1 ibikurikira nk'uko ubona nayo yahise ifata ririya bara, kandi ntago byose bigomba kumera kimwe. Ni ukuvuga ngo icyo dukora hano rero, turaza hano tukandika dukoresheje class name. Ni ukuvuga ngo wenda turaje twandike wenda akadomo, buri gitangizwa n'akadomo, noneho twandike wenda Kigali, tuvuge wenda dushaka kurefaringa ku banyakigali. Noneho icyo gihe turaza gutya, noneho twandikeho color, wenda tuvuge yuko tuyise green, ni urugero. Nitumara kuyita green, nk'uko uri kubibona twandika property, tukayiha value, tugakurikizaho kano ndibaza bakita semicolon, ntabwo nibuka mu kinyarwanda uko kitwa, kugira ngo structure yacu ibimeze. Ni ukuvuga ngo ahantu hose ndajya nandika class nkayita Kigali, birajya bigaruka hano bihinduke green. Ni urugero. Nituza hano muri index, ni ukuvuga ngo dufate indi paragraph hano, wenda tuyite abi Kigali, wenda wenda abaturage, ni urugero. Ni ukuvuga ngo nimba nshaka yuko iyi ngiyi ihinduka ririya bara, ndazamo hano nandikemo class, noneho nimara kwandikamo class nyite rya zina nayihaye hano, nanditsemo ko ari Kigali. Ni ukuvuga ngo ninza hano nkandikamo Kigali, nk'uko uri kubibona nayikoresheje class name. Nuza hano urabona ibara ryahindutse, ryafashe rya bara twashakaga. Ahangaha rero niko ukoresha styling, uri gustylinga website yawe. Noneho dukurikijeho guformatinga text. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ari ushaka kuyigira italic, korea bisa nk'ihengamye gatoya, ushaka kuyigira bold, ushaka kuyigira gatoya small, cyangwa ushaka kuyigira ko ari subtext. Ni ukuvuga ngo ibyo byose kugira ngo ubigereho, reka dutangire nanone turebera hamwe uburyo ki ushobora kubigeraho. Ni ukuvuga ngo niba nshaka ko biba bold, nta kindi ngira, ndandika B gutya gusa. Ni ukuvuga ngo ibintu hano ndandikamo hano birajya biza
ari billboard. Nk'uko uri kubibona hano nanditsemo Kimihurura, urabona byaje billboard, byaje bitsindagiye. Noneho ushobora kwandikamo ko ari itarike, naho wandikamo i gusa. So gutya nk'uko uri kubibona, iyi ngiyi yaje ari itarike, urabona kaje gahengamye kari itarike, n'izindi nk'urugero dushobora kureba wenda iyi, urugero dushobora kureba wenda small, gutya wenda urabona kano kaje kari small, n'izindi. Noneho ushobora wenda tuvuga ushaka kwandika wenda yuko ushaka kwandika iri direct, ushobora kwandika gutya, hano wenda ukandikamo Biryogo. Urugero urabona yaje iri direct. Ushobora kuyigira sub cyangwa hasi cyangwa hejuru, icyo gihe wakoresha sub. Wenda reka dushyiremo wenda Nyabugogo. Nk'uko uri kubibona yabaye sub, yabaye nk'iza hasi. Ushobora no kuyishyira hejuru, ahangaha wenda gushyiraho Remera, nk'uko uri kubibona yaje hejuru. So izi zose rero nizo bita formatting elements. Ni elema ukoresha uri guformatinga ibintu byawe kugira ngo bibashe kugaragara ukundi. Hari na mark, n'urugero gutya, iyi ngiyi iri marked, ni ukuvuga ngo ushaka kuyimakinga, ushaka kwerekana yuko iri special, ukoresha iyi mark tag. So ndibaza ahangaha izi ngizi nizo zibanze zikoreshwa iyo uri kumakinga amatext yawe asanzwe. Noneho reka dukomeze. Hari nk'iyo ushaka nko kwandika wenda block quote, ushaka kwandika block quote, reka wenda dushyiremo Butare. Urabona yavuye ahangaha, yagizeho block quote, yabaye nk'iyinjiramo imbere. Nayo ikunda gukoreshwa. Ikindi wenda break BR gutya, ni ukuvuga ngo iyo uyishyizemo gutya, ikindi kintu cyose washyiraho gihita gitangira umurongo wo hasi. Ni ukuvuga ngo nubwo nashyira hano ikintu kindi, ni urugero reka tuyizamure hano hejuru, hano imbere dushyireho wenda paragraph. Ni ukuvuga ngo icyo washyiraho hano cyose wamaze gushyiraho iyi break, ntabwo gishobora kuza hano ku ruhande, ahubwo gihita kimanuka hasi, ira breaking. Ikindi wenda hari iyo bita horizontal, ushobora gucisha umurongo. Tuvuge ushyize iyi horizontal ahangaha, ihita icaho uyu murongo hasi muri kuwubona. Noneho wenda kandi urugero, noneho nk'uko uri kuyibona yayishyize muri turiya twugarizo ariko batwita. Wenda dushobora kureba n'iyi,
so ni ukuvuga ngo ushobora no kuyigira address, ukayigira city se, byose nabyo birashoboka. Iyo ari address nabwo uri kubaka amafomu ugomba kuyigira address, ibyo nabyo tuzagenda tubirebera hamwe. Ni ukuvuga n'urugero ahangaha, reka dushyireho address nk'uko uri buze kubibona, iraza guhita iba ntoya ugereranyije n'ibindi, ugereranyije n'izindi. So nk'uko uri kubibona ije ari address, ije ari ntoya kandi ari itarike. So iyi ngiyi niyo ukoresha uri kwandika address. Ndibaza izi ngizi arizo z'ibanze zikoreshwa. Ni ukuvuga iyi Q niyo bita short line quotation, wenda hari n'izindi nka za site ikoreshwa ku ma titles, iyi block quote yo murayizi. Hari izindi zitwa za BDO arizo za text direction, ni nyinshi ariko iz'ibanze zikoreshwa ni izo ngizo. Noneho wenda twakomeza tukarebera hamwe comment. Ibintu byose iyo uri kwandika ugomba gusigamo comment. Comment ni iki? Comment iyo abandi mukorana kwandika izo software bari kuza, baba bagomba kumenya icyo washakaga kuvuga igihe wandikaga izo code. Comment zigiye zitandukanye mu ndimi zitandukanye za software, ariko kuri HTML ukora akugarizo, niba ariko kitwa mu Kinyarwanda, ugashyiraho agatangaro, ugashyiraho udukoni tubiri. Ibintu byose birajyamo hano hagati, ntabwo system irabisoma, ntabwo iyi VS Code irabisoma, iramenya ko ari ibintu washyizemo hagati byo kugira ngo uvuge ibyo ugiye kwandika. Nk'uko uri kubibona nanditsemo ngo icyitonderwa, ni ukuvuga ngo ntabwo ibyo bishobora kuza kuri screen, kubera ko ibi ni ibyerekana ibyo umuntu yashakaga kuvuga, cyangwa se impamvu ari kwandika ibyo ngibyo. Kandi ni ingenzi yuko ahantu hose wanditse code ushyiraho comment kugira ngo ugende uvuga mu by'ukuri impamvu uri gushaka n'icyo uri gushaka. Noneho reka wenda turebere hamwe amabara, byo bimeze gute. Ku bigendanye n'amabara nk'uko mubona hano, nashyizeho amabara agiye atandukanye. Hari izo bita RGB, ni red, green na blue. Noneho ku buryo ugenda uziha values, noneho uko ugenda uhindura values niko n'ibara rigenda rihinduka nk'uko muri kubibona hariya hejuru. Nk'uko muri kubibona no kuri iyi border nayo biri kugenda bihinduka. So iyi ngiyi rero niyo bakoresheje RGB. Noneho hakaba na hex. Iyi hex yayo ikoresha ama percentage, zose ni kimwe. Nk'iyi hu nayo ni kimwe, nuko ari notation zigiye zitandukanye. Ni ibigendanye n'aba designer kuko nibo baba bagomba kureba ibigendanye n'amabara, uko amabara akurikirana nuko agenda asobekeranywa ku buryo abantu barwaye amaso bitashobora kubagiraho ingaruka. Iyi ni ikosi tuza creatingwa ukwaryo, rigendanye na design. So niba mwumva muri tayari, muri comment mwandikemo niba iri kosi twariheraho naryo ryavuba, kuko design ni ikintu cy'ingenzi iyo umuntu ari kubaka ibintu kugira ngo ibintu byawe bigire ireme. So ahangaha niho twagarukiriza ku bigendanye na color. Noneho next time tugiye kureba ibigendanye na tables. So twagiye kuri table.